nidusenge kugera mu rwego duhinduka amasenga. Reka ntangire mbasuhuza mwese kandi mbaye ikaze. Uyu munsi ngarutse kugira ngo tuvuge ku buzima bw'umuntu wari ufite kwizera kutajegajega, wabaye urugero rwiza rwo kubaha Imana kuri benshi mu isi. Amazina twamumenyeyeho ni Pastor Theogene. Amaminwa hari uwayaryaga, si bayahaga ihene n'utunyana, cyangwa bagacukura kobo bakayasukamo mu rutoki bagasukaho itaka. Ubu se hari uwayamena? Ariko kandi nubwo atakiri kumwe natwe mu buryo bw'umubiri, ibigwi bye ni umurage n'amasomo yadusigiye bikomeza kudutera imbaraga no kutuyobora mu buzima bwacu bwa buri munsi. Mu by'ukuri Pastor Theogene ntago yari umushumba gusa, ku rundi ruhande yari n'umugabo wumva kandi akakemura ibibazo biri muri rubanda bikarangira ku buryo budasubirwaho. Nyakwigendera Pastor Theogene yerekanaga imico ituma yubahwa n'abantu bose bamuzi. Yari umuntu ufite discipline ikomeye, burya yerekanaga ubwitanye n'inshingano buri gikorwa yakoraga, haba mu buzima busanzwe cyangwa muri business ze bwite. Yubakiye ubuzima bwe ku ndangagaciro zikomeye, kandi uburyo yakoragamo ibintu bye bwagaragazaga amahame yashyiriyeho ubuzima bwe, yaba kukuba inyangamugayo no gukiranukira Imana muri byose. Uyu muvugabutumwa nta kabuza, imirimo ye yose yagaragazaga ko kwizera kwe gushingiye ku muremyi wa byose. Uyu mugabo yamenyekanye nk'umwizerwa, kandi abantu benshi bamwitabazaga bagira ngo abagire inama, atari mu bintu by'umwuka gusa, ahubwo no mu bikorwa bifatika by'ubuzima bwacu tubamo bwa buri munsi. Ikirenze byose, Pastor Theogene yari umuntu w'umugwaneza, agira impuhwe kandi agira umurava wo kwita ku muryango we ku buryo budasubirwaho. Kabone nubwo yabaga ari gukemura ibibazo mu muryango mugari cyangwa gushyigikira abandi muri rusange, byose byasobanuraga ubumuntu bwari muri we. Hamwe n'imitima iremerewe kandi imenetse, kubura Pastor Theogene ni igikomere bigoye ko cyakomorwa gutyo gusa. Urupfu rwe rwadusigiye icyuho amagambo adashobora gusobanura. Twasigaranye umubabaro mwinshi, atari uko twabuze umushumba dukunda, ahubwo ni ukubura inshuti nyayo, umuyobozi n'umujyanama. Pastor Theogene ntiyari umuyobozi mu by'umwuka gusa, yari isoko y'impanuro, ihumure n'ubwenge. Amagambo y'imeza, amasengesho ye no kwita ku bandi by'ukuri byari nk'amavuta yahawe na Mwuka Wera kugira ngo azayasige buri wese ku isi, igihe rurema azagushima gukomeza kumutiza ubuzima. Igitekerezo cyo kumva ko tutazongera kumva ijwi rye, urugwiro n'umutima mwiza yagiraga birarushaho kutwongera uburibwe bigoranye kwihanganira, kuba udahari byumvikana cyane mu itorero, mu ngo no mu mibereho yacu ya buri munsi. Tubabajwe n'ibihe byiza tutazongera gusangira nawe, inama tutazigera twongera kubona, ndetse n'ubucuti bwarangiye hakiri kare. Ariko no mu kababaro kacu dukomeje kwibuka byinshi by'agaciro wadusigiye, nubwo tugikomerekejwe no kukubura, ariko kandi twishimiye umwanya twamaranye nawe n'urugero rwo kwizera, urukundo n'imirimo myiza wakoze hano mu isi. Gusa nanone bitekerezwa ko iyo aza ko yabonye akanya mbere y'uko yigendera ko kwandika, yari guterura amagambo ati: mwese nkunda mwibuke gukomera ku magambo ya Nyagasani, kuko arirwo rurimi ruzabayobora mu bibazo muhura nabyo mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Mukomere mu kwizera kwanyu, mureke urukundo rwe rwuzure mu mitima yanyu, ndetse no mu bihe by'amage ntimuzateshuke ku muremyi. Ndabasaba ko mwakomeza kubana neza hamwe n'impuhwe no kwicisha bugufi nk'uko twagiye tubyigishanya. Mwishimire ibihe tumaranye, kuko ubuzima ari bugufi, kandi impano ikomeye tugomba gutunga ni urukundo. Nimutekereze ko ngiye ubuziraherezo, ko ndi mu maboko ya Nyagasani, aho nta mubabaro cyangwa agahinda kabonekayo, ahubwo mwishimire ubuzima twasangiye, kandi n'igihe muzanyibuka muzanyibukire ku bikorwa byiza twakoreye hamwe. Muzangumane mu mitima yanyu, kandi mwizere ko Uwiteka ari kumwe namwe mu byo muzacamo muri ubuzima byose. Kimwe mu bintu ntakirimo gushidikanyaho no kurugendo rwanjye rurangiriye aha. Reka mbifurize kuba batoni ku mwami, mukomeze mu ab'ingenzi kuri rubanda, muzagira umumaro sosiyete. Uyu mugabo ari mu bakoze ibintu bidasanzwe mbere yo kuva mu buzima. Amazina yanditse ku nkuta n'ibitabo bivuga abanyabigwi mu mateka y'u Rwanda, by'umwihariko mu ivugabutumwa. Uyu ni umugabo wakunzwe n'abatari bake, yigaruriye imitima ya benshi mu gihugu cy'u Rwanda, haba mu ivugabutumwa ndetse n'abandi bantu batandukanye muri rusange. Uyu ni umugabo by'umwihariko wakundwaga n'urubyiruko. Rusanini yakundaga kuganira ku bijyanye n'ubuzima bw'ejo hazaza bwiza, agira inama urubyiruko n'abantu bakuri muri rusange. Uyu mupapa yabarizwaga mu itorero rya ADEPR, yari afite umuryango, umugore ndetse n'abana. Ndagira ngo nkubaze ikibazo wowe urimo kumva iki kiganiro, ese koko nawe waramukundaga? Andika ijambo hasi muri comments ati ndacyamukunda. Uyu ni umugabo twakunze turi benshi, ni umugabo wagiye isi kabihombye, umuntu w'ingenzi especially ku batura Rwanda
ndetse n'urubyiruko rw'abanyarwanda muri rusange. Even if n'aba bose babarizwaga mu Rwanda, ni umuntu watangaga inama zafasha buri muntu wese, especially urubyiruko. Twahomeye umuntu w'agaciro, tugomba kumuzirikana tukamushyira ku mitima, ntago tugomba kumwibagirwa. Imana yamuduhaye niyo yamwisubije, ariko burya buri kintu cyose kigira impamvu, n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Reka tubiharire Imana umuremyi wa byose, nkwibutsa ko aha wageze ari kuri Fike Media, twabanye mu kiganiro nitwa Bazaza. Reka nkurarikire kuba natwe mu kiganiro cy'ubutaha, ukora subscribe kugira ngo tuzabane, kora like nk'ikimenyetso cyo kudushyigikira. Ndabakunda cyane, reka tubonane ubutaha. Hasta la vista.